Kinyamateka yifura mu binyamakuru. Rero ku munsi wa kabiri w'urugendo nyobokamana rw'abakatejiste bo mu Rwanda Inamugongo rusorejwe kuri katedrale ya Rubaga muri arkidiocese ya Kampala, akaba ari katedrale nini cyane mu gihugu cy'Ubugande, niyo katedrale nini kuko ishobora kwakira abantu 5,000 kandi bicaye neza. Kubera ubunini bw'iyi katedrale rero irimo televiziyo nyinshi zishobora gufasha abakristo baje gusenga, baje mu misa kugira ngo babashe gukurikirana ibiri kuri alitari. Rero iyi katedrali ibitse amateka menshi cyane, harimo iriba rya batisimu rya mbere, hanyuma hakabamo na chapeli ihora ifunguye umunsi wose, aho abakristo bashobora kuza bagasengeramo bakayifunga ku mugoroba. Iyi kiliziya kandi irimo n'abantu bamwe na bamwe bashyinguyemo batandukanye, barimo na musenyeri wa mbere w'umwirabura w'umugande witwa Joseph Kiwanuka, hakaba kandi hanashyinguyemo n'uwitwa Edouard Mico. Iyi kiliziya kandi nk'uko mubibona harimo amadarapo agera kuri 4 atandukanye, harimo idarapo ry'igihugu cy'Ubugande, hakabamo idarapo rya kiliziya yabo, hakabamo ndetse n'idarapo rya East Africa ndetse n'idarapo ryo mu bwami bwa Uganda. Iyi kiliziya kandi andi mateka ifite yihariye nuko ari kiliziya irimo ifoto igaragaza uburyo abamisiyoneri ba mbere bageze hano muri iki gihugu cy'Ubugande, ndetse bakaba barimo barahimbaza imyaka irenga 140 abamisiyoneri bageze hano mu gihugu cy'Ubugande. Ni ukuvuga ngo ni imyaka 146. Si ibyo gusa kuko muri iyi kiliziya nini harimo kandi n'ishusho igaragaza abapadiri bera aho batangiriye. Andi mateka twababwira mwamenya ari muri iyi kiliziya ya Rubaga, ikaba ari nyine katedrale iri muri arkidiocese ya Kampala, nuko nyuma yuko abamaritiri bo muri Uganda bamaze kugirwa abatagatifu, bahisemo kubakorera amateka yabo yihariye bakayashyira muri iyi kiliziya, bandikaho amazina yabo bose kugira ngo nacyo kibe ikimenyetso nyine cy'abahasura nk'uko mwakomeje kugenda mubibona. Ikindi twababwira mutabura kumenya muri iyi kiliziya nuko harimo n'ibisigazwa by'umubiri wa Mama Faustine, kandi muri iyi kiliziya harimo hahoze hari icyicaro cy'umwami, ndetse intebe musenyeri wayo w'iyi katedrale yicaramo cyangwa se w'iyi arkidiocese yicaramo ni intebe yahawe n'umwami nk'uko bakomeje kugenda babisobanura. Ikaba rero ari kiliziya ifitanye amateka akomeye n'umwami w'icyo gihe, ari nayo mpamvu nyine hano harimo idarapo ry'igihugu igihugu cy'ubwami bwa Uganda nk'uko twabikomojeho mu madarapo 4 ari muri iyi kiliziya. Ni kiliziya rero ngari, ni kiliziya nini ibitse amateka akomeye, ikaba kiliziya mu by'ukuri umuntu wese ashobora kwitegereza akabona ko ari kiliziya nini. Ni nayo kiliziya nini cyane iri mu gihugu cy'Ubugande. Uyu rero ni umunsi wa kabiri, ni naho urugendo nyobokamana rusorejwe ku munsi wa kabiri w'abakatejiste baturutse mu gihugu cy'u Rwanda, barimo barakomeza kugenda basura amateka y'abamaritiri bo mu gihugu cy'Ubugande, ndetse banarushaho kumenya uburyo babaye intwari mu bijyanye n'iyobokamana. Reka tuzakomeze no ku munsi ukurikiyeho, turabashimiye. Yifura mu binyamakuru. Kinyamateka ishema rya kiliziya.